Abalevi igice cya 15. Guhumana kw'ab'igitsina gabo. Uhoraho abwira Musa na Aroni guha Abisirayeli aya mabwiriza. Umugabo ufashwe n'indwara yo kuninda mu myanya ndangagitsina, iyo ndwara iba ari igihumanya. Uwo mugabo yaba aninda cyane cyangwa buhoro aba ahumanye. Uburiri bwose uwo mugabo uninda aryamyeho buba buhumanye, n'ikintu cyose yicayeho kiba gihumanye. Ukoze kuri ubwo buriri ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Uwicaye ku kintu uwo mugabo uninda yicayeho ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Ukoze kuri uwo mugabo uninda ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Umugabo uninda nacira amacandwe ku muntu udahumanye, uwaciriwe amacandwe ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Umugabo uninda nagendera ku itungo riheka abantu, intebe azaba yicayeho izaba ihumanye. Ukoze ku kintu cyose umugabo uninda yicayeho aba ahumanye kugeza nimugoroba. Uteruye icyo kintu ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Umuntu wese uwo mugabo uninda akozeho adakarabye ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Igikoresho cy'ibumba uwo mugabo uninda yakozeho bajye bakimena, naho igikozwe mu giti bacyoze. Umugabo uninda nakira ajya amara iminsi 7, hanyuma amesa imyambaro ye kandi yiyuhagira amazi y'iriba kugira ngo ahumanuke. Ku munsi wa 8 azana intungure 2 cyangwa inuma 2 imbere y'Uhoraho mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, azishyikiriza umutambyi. Imwe umutambyi ayitambeho igitambo cyo guhongerera ibyaha, indi ayitambeho igitambo gikongorwa n'umuriro. Bityo abahumaniye uwo mugabo wakize kuninda. Umugabo nasohora intanga ajye yiyuhagira umubiri wose kandi yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Nizigwa ku kintu cyose gikozwe mu mwenda cyangwa mu ruhu ajya kimesa, kibe gihumanye kugeza nimugoroba. Umugabo naryamana n'umugore bajye biyuhagira kandi birirwe bahumanye kugeza nimugoroba. Guhumana kw'ab'igitsina gore. Umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango y'abakobwa amara iminsi 7 ahumanye. Umukozeho wese aba ahumanye kugeza nimugoroba. Ikintu cyose yaryamyeho cyangwa icyo yicayeho cyose kiba gihumanye. Ukoze ku buriri bwe ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Ukoze ku kintu umugore uri mu mihango yicayeho ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Ukoze ku kintu kiri ku buriri bwe cyangwa ku ntebe ye aba ahumanye kugeza nimugoroba. Umugabo naryamana n'umugore uri mu mihango, uwo mugabo nawe azamara iminsi 7 ahumanye, ndetse n'uburiri bwose aryamyeho buzaba buhumanye. Umugore cyangwa umukobwa nafatwa n'indwara iyo kuva akayimarana iminsi, cyangwa najya mu mihango bikarenza igihe cye gisanzwe, azaba ahumanye muri iyo minsi yose nk'uko bigenda mu gihe cy'imihango y'abakobwa isanzwe. Muri iyo minsi uburiri bwose aryamyeho buba buhumanye, n'ikintu cyose yicayeho kiba gihumanye nk'uko bigenda mu gihe cy'imihango y'abakobwa isanzwe. Ukoze kuri ibyo bintu wese aba ahumanye. Ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Uwo mugore uva nakira ajya amara iminsi 7 kugira ngo ahumanuke. Ku munsi wa 8 azana intungure 2 cyangwa inuma 2 mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, azishyikiriza umutambyi. Imwe umutambyi ayitambeho igitambo cyo guhongerera ibyaha, indi ayitambeho igitambo gikongorwa n'umuriro. Bityo abahumaniye uwo mugore wakize indwara yo kuva. Uhoraho abwira Abisirayeli ati mujye mwitarura ibibahumanya, kugira ngo mudahumanya inzu yanjye iri hagati muri mwe bigatuma mupfa. Ayo niyo mategeko yerekeye umugabo uhumanyijwe no kuninda, cyangwa gusohora intanga, cyangwa kuryamana n'umugore uhumanye. Ayo mategeko kandi yerekeye n'umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango y'abakobwa, cyangwa urwaye indwara yo kuva.